muri kano kanya. Abakurikirana ibihangano byanjye bo barahari, baragaragara, ndanababona. Hari n'abambwira ati courage courage. Ariko ikintu noneho kirimo kibangamye akaba yabinyuzaho usanga bikoroheye. Kuko nk'urugero hari igihe nigeze kujya nkorana n'abasobanuzi bano basobanura amafilimi. Nabonaga yuko hari ikintu byamfasha ku bihangano byanjye kuba nabigeza hanze. Nkigukubita amaso nahise nkupofoka, ntangira kwibwira ko ngiye kukwifoka, gusa nkikugera hura nkatira utitoka, ubu nteje abanyoka unatuma banseka. Washutswe nibununaga ukeka ndikananga kandi utazi ko muri uyu mukino ari nge muganga. Ngaho tuza basi ibiciro ushyire hasi, nkubwiza ukuri utazi nkiyondeshyo nk'iyipasi. Washutswe nibiguruka ubu nurizi yinega ngushaka ibyimbya yuzuye, ubwo ndavuga imifuka nyamara nyumva bote baza kurya buso. Nyuma nibamara kuguhaga bagute unyumve neza ntabwo ngamije gutega iminsi, nubwo wampaye ravabo akayabaye pusi kurikira mirenge gusura ry'urimenye aza gukatira maze kumanura ibi. Twongeye kubasuhuza mu mwese mukurikiye Badman Empire. Studio zacu tukaba twakiriye umuhanzi, akaba umukinnyi wa filimi, akaba umunyarwenya, mbese ni umuntu ukora ibintu byinshi bitandukanye. Muri make nk'umuntu ufite ibintu byinshi abarizwamo muri entertainment, yatangira bibwira nk'umuhanzi cyangwa se ubundi buryo nawe atangira yivuga. Nitwa DJ Gerard, ndi umu DJ. Ngeze muri DJ nyine ndi DJ Gerard. Nagera mu buhanzi n'ubundi nkaba ndi DJ Gerard, niryo zina nkunda gukoresha cyane, ni naryo rinyorohera. Ariko noneho yongeze muri cinema mba ndi producer, ubwo nta nubwo navuga ngo izina ni iri ngiri, kuko mba ndi cameraman, mba ndi editinga, mfite n'ibintu byinshi. Ubwo rero izina ryanjye nyamukuru ni iryo. Muri make se ibintu watangiye ukora DJ Gerard, umuntu utamuzi yatangiye kariyeri ye ryari kugaragara mu bintu bijyanye na showbiz? Ni igihe kinini cyane, ni igihe kinini cyane, kuko ndumva simbuze nk'imyaka nk'umunani mbimazemo. Yego. Bivuze ko ufitemo uburambe. Ibibera hano muri entertainment nyine biba ari ibintu byinshi bitandukanye, gusa harimo nk'abantu usanga bafite impano barabuze abantu bayigaragariza. Sinzi we niba ujya ubasha kubona abantu nyine bagupromotinga ku bintu bihangano byawe, cyangwa se akagira abantu bakureba. Ibyo bintu bigenza gute nyine kugira ngo wihanganire guhora hasi cyitwa umwandagarawundi kandi umaze imyaka igera ku 8? Yego, icyo rero ni nacyo ahubwo kibabaje muri kano kanya. Abakurikirana ibihangano byanjye bo barahari, baragaragara, ndanababona. Hari n'abambwira ati courage courage. Ariko ikintu noneho kirimo kibangamye ni ukuba uri gukora nk'ibintu we wakwitamwo ko ari byiza na bagenzi bawe bakakubwira bati ni byiza, ariko ntube wabasha kubona umuntu wagupromotinga cyangwa wabasha kuvuga ibintu byawe nawe niyo yababona ari byiza ngo abe yabigeza kuri bagenzi be cyangwa se abe yabasha kubigaragaza. Icyo rero niyo mbogamizi ihari, kuko nanjye njya mbona ko iyo nza kubona nk'umuntu wenda ubasha kuba yatambutsa ibihangano byanjye akabigeza hanze, kuko urabizi ko twe tugenda duhura n'amacana agiye atandukanye. Ubwo rero umuntu iyo afite cana iremereye akaba yafata nk'ibihangano byawe akaba yabinyuzaho usanga bikoroheye. Kuko nk'urugero hari igihe nigeze kujya nkorana n'abasobanuzi bano basobanura amafilimi. Nabonaga yuko hari ikintu byamfasha ku bihangano byanjye kuba nabigeza hanze, ariko noneho bitewe n'ubushobozi nabwo ugasanga ni imbogamizi. Icyo rero ni imbogamizi cyane ikunda kutudindiza cyangwa se ikunda kudukoma mu nkokora. None se muri make nkubajije ku bijyanye n'umuziki wawe, ufite umuterankunga ugufasha cyangwa ubwawe wikorera ku giti cyawe, ufite umusponsor nyine, ubigenza gute kugira ngo ubashe kugaragara? Indirimbo zawe zikorwa gute? Ninde uzishyura? Nyine ninde ugufasha muri make? Natangiye muri timu tuwara abantu 3, tukaba twakwiyoroganya tukavuga tuti reka dushaka amafaranga aya naya tuyajyane muri studio dukorere mu indirimbo. Kuko icyo gihe nakoreye mu indirimbo zigeze muri 2 nimba atari 3, ndumva ni muri 2022 na rimwe gutyo. Bigezeho rero kubera kwa kubura amafaranga abo twari turi kumwe bamwe bavamwo, nge sigara ndi umwe ku giti cyanjye. Ubwo rero indirimbo mbasha kuzana avuga nti reka nshaka uduceri dukeya njye gukora indirimbo. Nkoresha indirimbo nanone zigeze muri 3, maze gukoresha indirimbo 3 ubushobozi buba bukeya.
ariko kuno mba negerana n'abavandimwe n'iki bakanyereka atari ushobora kuba wakora akajingo kameze gutya, ushobora kuba wakweditinga gutya, uko bagenda banyigishaho gake gake ndavuga nti ariko se ko mfite impano yo kuririmba, yego wenda sindusha bagenzi banjye ariko hari abo ngenda ndusha, ndavuga nti se uwabasha kuba najya ngenda nkakoresha beat narangiza ahubwo nanjye nkaza ya mirongo nashakaga kuba najyana muri studio cyangwa nashaka ya message nashakaga gusohora nayikoreye noneho nkayikorera hano muri studio yanjye, cyangwa se nanjye nkiremera akantu kameze nka studio, message nashakaga gutambutsa mu nshuti zanjye igatambuka. Ubwo rero mbikora gutyo. Ubwo kugeza kano kanya cyangwa se kuva natangira muri iyo myaka 8 nta mutera nkunga nigeze mbona, nta n'umuntu wigeze avuga ati reka nkupromoting cyangwa se ngavuga ati reka ngufashe ku kintu runaka, ntawe kugeza naka kanya ndi ku giti cyanjye ndi kwikorana njyenyine, ariko mubonye byaba ari byiza kurushaho kandi nzi yuko namukorera ibintu byiza kurusha uko abitekereza. Mu ijisho ry'umunyamakuru numvisha ko harimo imbogamizi nyinshi cyane, kuko iyo udafite umuntu ugupromotinga, umuntu kuri inyuma, umuntu ugushoramo, nyine ndabizi ko ari ibintu biba bigoye. Akenshi tuba tubabona bamwe na bamwe bagenda bifasha mu bihangano byabo, usanga basohora nk'igihangano kimwe mu mwaka cyangwa se 2 nyine nta katagize. Nese mu buryo bujyanye nk'indirimbo, ufite nk'indirimbo zingahe kugeza ubu? Indirimbo mfite ni nyinshi bitewe n'izo nagiye nkora, nayishyira muri studio bitewe na mastering nkabona iranze, nkaba nanayishyira no kuri YouTube kugira ngo ya message yanjye nashakaga gutambutsa ntazayibagirwa, umunsi nzabona amafaranga nzagende nkora iyo ndirimbo. Ariko ku muntu uyibonye ahita avuga ati iriya ndirimbo yararangiye yarayikoze, ariko njye ni kwa kundi mba nshaka ngo message zanjye nzibika ahantu runaka, n'umuvandimwe nembe namubwira nti genda unyumvire iriya message ukuntu imeze, ese ndamutse ngize ubushobozi bwo gukora iriya ndirimbo byankundira. Indirimbo rero navuga ko mfite ni nyinshi, nanjye zimwe ntabwo nzi umubare wazo kuko nyinshi ntabwo zigeze zisohoka, zagiye ziherera muri izo message gutyo gusa. Ariko nshobora kuba navuga nti mfite nk'indirimbo nkenye cyangwa 5 nizera ko nanjye nshobora kubwira umuntu nti umva ino ndirimbo. Yego. Muri make se mwizo ndirimbo enye 5 uri kuvuga, harimo izifite amashusho ku buryo twagira hano tuzisanga, se unabarangire ahantu nyine indirimbo zawe bazisanga kugira ngo babe banazikurikirana? Yego. Mu ndirimbo mfite indirimbo naba mvuga ko mfitiye amashusho ni indirimbo imwe cyangwa ebyiri, ariko nabwo ayo mashusho bitewe n'ahantu umuntu abari, ntabwo nanjye ayo mashusho njya nyishimira kuko twakoresheje ibyuma bidahagije. Ariko ifite indirimbo 2 zifite amashusho, izindi ni lyrics gusa umuntu agenda afata agahita ashyiraho amagambo agashyira kuri YouTube. Ubu ngubu rero abadukurikiranye kuri Badman Empire bari kuvuga ati uyu muntu arabeshya ntago ari umuhanzi. Yego. Ariko tunyurizamo nk'akantu gatoya kugira ngo bagire vibe nabo bumve koko ko ufite impano nyine batangiye banagushakashake byo ku isoko utangira guhangana. Hari indirimbo mfite ariyo muri no minsi nanditse cyangwa se ari nayo mvuga ngo ngiye gushyira kuri YouTube. Wenda ndibuze gutangamwo aka message gatoya. Ariko ari umaze kugushyiriraho akapera kamwe. Nkigukubita amaso nahise nkupofoka, ntangira kwibwira ko ngiye kukwifoka, gusa nkikugeraho urankatira utitoka, ubu nteje abanyoka unatuma banseka, washutswe nibununaga ukeka ndikananga kandi utazi ko muri uyu mukino ari nge muganga, ngaho tuza basi ibiciro ushyire hasi nkubwize ukuri utazi nkiyondeshyo nk'iyipasi, washutswe n'ibiguruka ubu nurizi yinega ngushaka iby'indyo yuzuye, ubwo ndavuga imifuka nyamara nyumva bote baza kurya busote, nyuma nibamara kuguhaga bagute unyumve neza ntabwo ngamije gutega iminsi, nubwo wamaye ravabo akayabaye pusi kurikira mirenge gusura ryuri menye azagukatira maze kumanura ibitenge. Ya wow, ma people murimo muramwumva neza ko afite ijwi ryiza, ari mu njyana ya hip hop neza, gusa anakora injyana nyinshi nkanjye wabashije kumva indirimbo ze zimwe na zimwe, ntabwo aririmba hip hop gusa kuko injyana nyinshi azisangamo. Ni umuhanzi nyine urabona ko akiri kuzamuka, gusa nyine mu minsi iri imbere mu mwitege pe, umwitege arabura support y'abanyarwanda kugira ngo mumwumve mumushake. Ariko yibagiye kubibutsa abantu basanga ibihangano byiwe, ndumva Gerard wabibutsa abantu basanga ibihangano byawe? Ya ubu muri kano kanya kubera ko tugenda nyine dukora ibintu bigiye bitandukanye, navuze yuko ndi umuhanzi nkaba n'umukinnyi wa filime.
kano kanya ino ndirimbo mbabwiye cyangwa se nkwijijeho akapera muzayisanga kuri Mutima Record filime nyarwanda. Iyo ndirimbo niho muzayisanga kuko niho igiye kubibarizwa, ariko izindi ndirimbo zose nagiye nkora cyangwa se ya message nagiye nandika nkayishyira kuri YouTube, muri bubisange muri Ivure TV. Niho izo ndirimbo zose zigiye ziri, izo nagiye mbasha gukora nkavuga ntimvuye muri studio nzikoze neza, niho nazishyize. Za zindi nazo mvuga ngo ni messages zanjye nagiye nandika bitewe na story umuntu agenda ahura nayo cyangwa se ibyo agenda abona, ibyo byose muri buze kubisanga kuri Ivure TV. Okay, ubwo niba mbyumvishe neza ufite YouTube channel ebyiri ubarizwaho, Mutima Record ariho hari ibihangano by'indirimbo zimwe na zimwe ndetse na filimi, yego, akaba n'indi YouTube channel yitwa Ivure TV. Yego, abakunzi bacu rero banyarukireho bagusupporting, baguhe subscribe, bagusharinge, comment, like kugira ngo baguhe ibitekerezo kugira ngo bashe kwaguka. Ariko se mu bijyanye na sinema byo wabyisanzemo gute? Wabitangiye ryari? Mu bya sinema byo nabyisanzemo numva nkunda kureba abantu basetsa cyangwa se bashaka guseka. Nge nanjye mbikunda gutyo, nyuma yaho nza gushiduka navuze nti ariko se nanjye uwabikina nkareba ko hari ikintu byatanga. Okay, nkiniye akambere cyo gihe ndumva twari turi gukina akantu, abantu twari turi kumwe baravuga batari ko se wakugira nk'umuntu w'ikirara runaka wenda se utoza abandi ugira gute ubakara umukuntu. Ngakinnye barambwira ati wow, komereza aho ngaho ko kano gashobora kuba kakunda. Ubwo rero guhera uwo munsi nibwo nahise ntangira nsanga ndi muri sinema ku buryo cyo nabo abantu bose bazaga bakambwira ati hari akantu twigize kubona, ngwino ujye muri timu yacu dukorane. Bigeraho rero noneho bakajya bambwira batese ko uturusha ibintu byo kweditinga cyangwa se byo kuba wafata amajwi, ibingibi byo ntiwadufasha ngo na kamera cyangwa se uze ko tweditingira. Gutyo rero uko nagiye mbikora gake nza gusanga mbikunda cyane, ahubwo nkabura ibikoresho gusa byo kuba nabikora. Yego, uko ndi kubyumva urumva ko maze nk'igihe kinini. Abanyarwandakazi ahantu mwamusanga barizwa mu karere ka Ruhango, gusa agira n'imbuga nkoranyambaga mwamusangaho mushaka kumuha akazi, nazo wazivuga cyangwa se niba biri ngombwa ako se ba nimero ziri ngombwa, ariko wababwira nka TikTok yawe, ukababwira YouTube channel yawe, ukababwira Facebook yawe, ukababwira Instagram yawe kugira ngo bajye gukurikirana nyine babasha no kuguha ibitekerezo cyangwa se banaguha akazi kuko bazi ko uri n'umudj. Ubwo ako ngako ko nanjye nari mbaye nk'ukibagirwaho gatoya, nk'umuntu ushaka sonorization urwego rwose numva yayifuzamo nayibona kandi nkamukorera ibintu byiwe neza uko abyifuza kandi agataha yishimye nanjye nkataha nishimye. Ibyo rero byo nari nibagiye kubibabwira, ibyo ndabikora. Kuba wambwira uti ngwino ducurangire cyangwa se ngwino dukorere decoration, ibyo nabigukorera neza kandi bikakunyura. Rero imbuga nkoresha YouTube, iyo nabibabwiye ni Mutima Muzika filime nyarwanda. Noneho Instagram yo nkoresha Mutima Muzika, noneho TikTok nayo ni Mutima Muzika. Urumva n'ubundi ntabwo nigeze njya kure y'ibijyanye n'umuziki wanjye. Yego, kandi nanone ikindi kintu nabasaba ni kimwe, burya abantu tujya twanga umuntu ukubwira aho wakosheje, tukishimira kumva ibyiza gusa, tugahora twumva yuko umuntu atubwira ati wow nibyo byiza. Njyewe buri muntu wese ubonye kino kiganiro nagusaba yuko ahantu uri buze kubona narakoze agafuti cyangwa se ari ibintu bitagororotse neza nkuko nawe ubitekereza, unyandikire muri comment. Unyandikire muri comment cyangwa se kuri iyi channel wandikemwo uvuga ati uyu muhanzi ikintu yahinduraho ni iki ngiki, cyangwa se nawe ikiri gutuma ataba yazamuka ngo atere imbere ni iki ngiki. Murakoze cyane. Okay, mu uyu mwanya rero tugiye kongera tugusaba tunyuzeho n'indirimbo kugira ngo abantu bumve ko ufite impano, kugira ngo banakugane nyine bazi icyo bagiye kureba. Kenya Niger, urukundo nkukunda nukuri nkubwire si urwa Fibi. Kenya Niger, nza kuvana Mombasa nkuzane tuzi Kigali. Wowe Kenya Niger, do you want to travel Nairo Mombasa? Na unatasi twende Kigali. Murakoze cyane. Kabisa. Undi uduha show cyakoze ngenda kwemera mwana, ndagufana kandi courage.
ibintu ukora ngenda bireba cyane, buriya niyo mpamvu mba nagutumiye kugira ngo dukorane ikiganiro, kuko mba numva kuri projet zawe hari ikintu nashyiraho nk'itafari kugira ngo abanyarwanda bakumenye. murakoze cyane. ariko se nk'ubu ngubu bagezeho nk'umwana ukwandikira akakubwira ati mfite impano, wamubwira icyo wamufasha iki cyangwa wamugiriye inama? Nge aho navuye ndabizi ni kure cyane, no kuba navuga ngo mfashe video imwe nyishyize kuri YouTube channel, buriya niyo mbonye views kamwe shima Imana nkavuga nti bro kabisa ibi bintu ni iby'agaciro, kuko numva ko hari ikindi gihe nshobora noneho kuzashyiraho video yanjye kuri YouTube channel nkagira miliyoni nkuko abandi bazibona. Rero nk'umuntu nawe ukizamuka cyangwa se ukivuga ati gihe ndumva nifuza ibi nibi, kenshi na kenshi nko kuri Mutima Record muze kuza kunyarukirayo, muri gusange hari abana benshi nagiye nzamura, nkaba namushyira imbere ya kamera atazi na kamera cyari cyo cyangwa se yumva ngo kamera, ariko nkamubwira nti bro kora gutya kora gutya kora gutya. Kandi nanone nuza kureba video zahereweho uri buze gusanga umwana twatangiranye kandi tukiri kumwe uzasanga azi gukina, noneho amaze gukina ahubwo noneho nanjye kundusha, bimwe bavuga ngo wigisha intore bugakika ikakurusha guhamiriza. Rero nanjye umwana wambwira kano kanya ati bro ndi hasi cyane ariko ndashaka kuba wamfasha, ubumenyi mfite nge sinjya nifuza kuba navuga ngo ndabupfukiranyije cyangwa se bugumemo ari nge jyenyine, wapi, ahubwo nanjye namwereka inzira agomba kunyuramwo, nkamwereka n'ikiza cyo gukora, ahasigaye nawe akaba yazamuka, ejo ashobora kuzandenga, ahubwo noneho nawe akazagaruka akamfata akaboko tukazamukana. None se muri makeya dusoza tugana ku musozo, mu Rwanda kugira ngo utangire umuziki wari ufite abantu bireferaho nyine nka baromodo bawe cyangwa abantu ureberaho ukunda ukavuga ati nzaba nka runaka cyangwa se runaka amayekora byagenda neza, hari abantu runaka nyine uvuga ati bara nibo ngenderaho? Kano kanya gise navuga ngo mu muziki ngo ndi kugendera kuri runaka, ndabizi neza hari umuntu uri buze kubyumva gutyo antera ibuye. Ariko icyo nakubwira cyo burya iyo ukoze ikintu gikunda ntabwo ari kimwe na wa muntu uvuga ngo nkoze ikintu kuko nabonye ko runaka agikora neza, kuko kano kanya nge nanjye ndamutse mbonye ibikoresho nkaba nakora cyangwa se akagira nk'umuntu umbwira uti ngwino twicarane muri studio ngiye nkukorera indirimbo imwe, icyo gihe nibwo yahita avuga ati uyu mutipe ramutse abonye ibikoresho cyangwa se akabona umuntu wamutera inkunga ashobora kuba yakora akageza ku rwego urunoro. Nanjye nimara kugira urwego ngezeho nzagira uwo nireferaho cyangwa se mvuge nti ngomba kugenda nka runaka, ngomba gukora nka runaka, kuko icyo gihe nzaba mfite ubushobozi bwo gukora no kuba hari aho nava naho nagera. Ariko ubu kano kanya sinavuga ngo ndirefera kuri runaka cyangwa se natangiye umuziki ngendera kuri runaka, kuko uwo muhanzi ashobora kuza kubona iki kiganiro yareba indirimbo ndi gukora cyangwa se yumva indirimbo nakoze agahita avuga ati uyu mutipe aransebeje, ugasanga nteye ibuye. Ariko iyo ndirimbo nanjye nza kubona ibikoresho biri mu rwego nk'urwo we ari gukoresha, wenda yari no kuryoha kurusha indirimbo yiwe. Ubwo rero nta muhanzi nge nigeze ntangira mvuga ngo reka ngendere kuri uyu muhanzi cyangwa se ndirimbe nkawe cyangwa se nzaba nkawe, ntawe. Tugana ku musozo wakongera ukaduha agaperundi tugasoza, ukongera ugashimira n'abantu bawe, kuko ugiye kubona byibuza abantu benshi baturuka iwanjye bazi wawe kukureba, cyangwa se harimo n'abazaturuka hirya no hino nawe bakaza bakaneba, ariko nyine gira ikintu wababwira nk'abanyarwanda banyuri zakambye ikintu wabasaba nyuma dusoza. Abasaza bafashaga koni, abakecuru n'umushanana, bari kumwe n'urubyiruko barugira inama y'ubuzima, bati dore umwaka urashize kandi dore uwundi uratangiye, muzige kubana n'abandi musangire byose mutunze, muri uyu mwaka dutangiye muzagira intego mu buzima. Okay, ni iki wasaba abafana bawe dusoza kugira ngo byibuze ukubona uyu munsi? Harimo n'umuntu utari ukuza ugiye kubona bwa mbere, ugira ikintu wamusaba kugira ngo umushishikarize kugukurikirana? Ngiye kano kanya umuntu wese ukunda gukurikirana ibihangano byanjye cyangwa se wigeze akurikirana ibihangano byanjye ndamushimira bivuye ku mutima, kuko mbere navuze yuko buriya niyo mbonye views imwe kuri YouTube nashyizeho igihangano cyanjye ndavuga nti wow. Rero uwo muntu waba warakanze kuri video yanjye akareba igihangano cyanjye ndamushimira by'umwihariko, mubwira nti ukomereza aho ngaho sinzagutenguha, nzahora nifuza gukora ibyiza biruta ibyo nagukoreye mbere. Ngaho ngero bibutse YouTube channel kugira ngo bagukurikirane. YouTube channel ndi gukoreraho ibijyanye na movie cyangwa se filimi,
nyarwanda ni Umutima Record filimi nyarwanda. Wajyaho ugakanda subscribe, share, noneho wagera kuri comment yo uyikoze mba numva yuko ari inkunga ikomeye. Umbwiye uti ahangaha ni sawa, ndagushimira, kandi niyo nambwiye uti ibi bintu sibyo, nabwo ndagushimira kuko hari ikintu nyigisha. Yego Nyarwanda rero mwadukurikiye murakoze, tukaba tugeze ku musozo. Uyu ni umuhanzi wanyu, ni umu DJ, ni umukinnyi wa filimi, ni umu producer, ni umu videography, ni umu production, akora ibintu byose nyine. No mu makwe akora ama decoration. Mbese umushaka imbuga nkoranyambaga ziba yazibabwiye, wasuzanya mukumva ikiganiro, mumushyigikire, mumusupporting. Umutima Record mbese nyine ni umuntu wanyu muvubanga mugiye kumwumva agiye gukorana amakorabo n'abahanzi bakomeye, nawe yakishimira kuba nk'abandi rwose. Rero turabashimira kwa mwadukurikiranye mugafata umwanya wanyu, turabashimiye. Hari ikindi mumva abagezaho cyangwa tubasezere? Ntacyo, icyo nababwira mugume mukurikirane ibihangano uhereye kuri iyi YouTube iriho iki kiganiro. Mu by'ukuri Badman Empire buri muntu wese uyigezeho, nagusaba yuko wakanda kuri subscribe, ugakanda share, ukereka abagenzi bawe ukababwira uti iyi channel kabisa iri kunyuzaho ibihangano by'abanyarwanda cyangwa se iri kugenda izamura impano. Comment kabisa ni inkunga ibikomeye cyane. Ciao. Ariko baza no kureba muri nuza muri nidushyiraho ikiganiro, baze kureba muri comment baraza gusangaho link za video zawe ya YouTube channel yawe, bagukurikirana nawe babona ibihangano byawe. Yego cyane, murakoze. Turabashimiye kwa mwadukurikiranye, murakoze.